ntukarangwe iteka no kuvuga ijambo yego mu kanwa kawe, ujye wibuka ko na oya ari igisubizo. Oya ni igisubizo kandi cyiza. Oya ubwiwe mu gihe cyayo itandukanye na yego ubwiwe ariko ihabanye n'umutima. Yego ubwiwe nyirayo atazayigira inyuma ngo ayisohoze ejo izakuviremo ikinyoma, itandukanye cyane na oya. Mureke twitoze kuvuga ijambo oya, mureke twitoze gutanga oya nk'igisubizo. Ntabwo igisubizo kibaho ari yego gusa, uko twitoza gutanga icyo gisubizo kandi ari nako twitoza kucyakira. Kuki iteka wumva ko umuntu yagusubiza yego? Kuki iteka wumva ko umuntu yakubwira yego 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 yego? Impamvu ibinyoma bigwiriye, impamvu imitima yacu ikomeretse cyane, nuko tutigeze twitoza kuvuga oya no kwakira oya. Tuzi ko ikintu cyiza kibaho ari yego gusa, ariko turibeshya cyane. Mureke duhindure imyumvire, tujye dutanga ikivuye ku ndiba y'umutima kandi twiteguye gusohoza. Imitima ya benshi irakomeretse kubera ibusanya ryagiye ribaho y'imikoreshereze y'utu tuntu tubiri, yego na oya. So mureke duhindure imyumvire rero, iki ni cyo gihe kugira ngo tubashe kurinda imitima yacu gukomereka. Ndibuka neza mu mwaka wa 2016 nagize abantu baza mu buzima bwanjye, mbakorera byinshi byiza, nditanga. Rimwe na rimwe ukabuze ko ari n'amakosa, ariko ukabikora ugira ngo bagukunde, ugira ngo bazahagume. Ndagira ngo nkubwire ngo hagarara, kuko nta nyungu nabikuyemo. So ko nta nyungu byamviriyemo rero, niko nawe bishobora kukuviramo igihombo. Ujye ukora ikintu kikuvuye ku mutima, wumva kikuryoheye, wumva kikunejeje, ariko udafite ibyo ugitegerejemo. Nukora ibintu ngo abantu bagukunde bagume aho ngaho, uribeshye. Igihe cye cyo kugenda nikigera azagenda kandi ntazagusezera. Uzajya unamaze, ariko se byagenze bite? Akubwira ati umwanya warabuze, nako mbona warahindutse. So rero ndakuburiye. Hanyuma n'abakobwa bangaye, n'abahungu bangaye bashobora kuryamana, ariko umwe yavuze yego itamuvuye ku mutima, avuga ati se nimvuga nimvuga oya ntazanyanga. Uzamuha azakwanga, uzamwima azakwanga. So ibyiza rero nuko wamuha cyangwa se nuko wabikora bikurimo, uvuga uti ndabishaka, ariko tagize ikindi kintu utegereje muri ibyo. Watazanyanga gusenda umuntu ugukunda by'ukuri, wamuha utamuha abahari. So ikibabaje nuko ibyo byose iyo ubikoze urimo ugura cya kintu ntukibone, bisa nkaho uhombye. So icyo gihe rero habaho iki? Kubabara, gukomereka imitima, ugasanga depression zinjiye muri twebwe. Guhera uyu munsi wa none ndagira ngo oya yawe ibe oya, yego yawe nayo ibe yego, kandi ureke gukora ibintu wiyibagiwe. Donc wowe uriretse, wishyize inyuma, aho gushatse kunezeza abandi. Biriya bintu ni bibi cyane. Wowe niwuzura umunezero, niwuzura icyo kintu, uzagisakaza kubo mwegeranye. Bitandukanye no kujya kugisaba, kugitira. Iyo ni imibano ivuna, ibyo ni ibintu bivuna. So rero mureke tube batwebwe nyirizina, twe kubaho tubereye abandi, ni tunabikora ariko two kugira ibyo tubategerezamo. Murakoze cyane, ndabashimiye. Nakagaruka tubeho turiho kandi tubere n'abandi ab'umumaro. Okay?